Yes, reka mbasuze kandi mbahikaze mu biganiro byacu ini Emi Pro Media ngi nitwa Iradukunda Kevin Junior ngira ngo nkuko muri kubibona sindi njyenyine ndi kumwe n'abajene n'abasore hano tugiye kuganira no kuva mu biza tujya mu wundi ngira ngo ni benshi ntago ndibuze kuvuga ngo twese twivuge ariko icyo ndi bubasabe umurajyo ugerwaho na mikoro azajya banza wenda avuga izina rye kugira ngo abantu baze kugira gute kurushaho kumumenya ariko mu minota ya mbere yuko wenda nza kwakira umuntu wa mbere ndagira ngo tubanze twivuge nk'abahanzi bya gihanzi sibyo kugira ngo n'ababazi bose bababone muri ya sura y'abaririmbyi ikaze Ungewe mfiti icyo nirata kitari zahabu cyangwa feza ari narwo rutare negamiye gendira tumusaraba wa Yezu ni koko nawera tumusaraba wa Yezu. Yego mu majwi meza cyane navuga ngo ni ibintu umuntu yakifuza kumva akaguma akabyumva nubwo muduhayeho gatoya ariko nta kibazo buriya uza kubishaka arajya kubashaka sibyo turi buze gusobanukirwa rero mpereye ku muntu ufite mikoro ndagira ngo muhikaze asobanure muri bantu ki asobanure icyo mukora naho mubikorera ubundi tuze tuganira umwe ku wundi pe. Murakoze cyane nitwa Jean de Dieu Uwimana. Yego. Ndo nshinzwe imirire imbere muri groupe yacu. Groupe yacu rero yitwa Goals God Almighty Singers cyangwa se abaririmbyi b'Imana ishobora byose cyangwa isumba byose. Ego tukaba dukorera ubutumwa muri Paroisse Cathedrale ya Cyangugu muri diocese ya Cyangugu. Ubusanzwe twebwe turirimba indirimbo za Kiliziya, indirimbo za Kiliziya. Ikindi twavutse muri 2019 aho covid yaririmbanyije kubera ko muri iyo minsi haririmbaga abantu bake bagera kuri 5 ku munsi umwe duhurira ku muvandimwe wacu wari wagize ibyago. Yego turirimba misa tutatugira icyo gitekerezo ese ntidushobora gukora groupe y'abantu cyane ko twari dufite abandi tureberaho. Yego bituma dushinga groupe rero irakora kugeza ubu ngubu irakomeye niyo mpamvu irahangaha. Urakoze ndagira ngo uze kumpera mikoro umuntu kwegereye igitekerezo je nacishijemo amaso nta gitsina gore nigeze mbonamo igitekerezo cyo kubikora nk'abajene gusa mwagikuye he? Okay, murakoze cyane. Yego nkuko muvandimwe amaze kubivuga ikintu cyo gukora turi abasore gusa cyangwa abahungu gusa cyaje mu by'ukuri muri covid urabona ko kuvuga ngo abantu bagiye gusenga mu Kiliziya yuzuye ntago byakundaga. Yego kandi ukasanga abantu b'abakobwa cyangwa bari gutarabuka byari bigoye. Yego ariko twebwe twarageragezaga uko dushoboye tukajya gusenga misa hajyagamo abantu bake birazwi. Akenshi rero mu iyo minsi wasangaga abantu b'igitsina gabo aribo bafite iyo courage. Yego marahuraga twebwe twahuraga nyine mu izo misa abantu b'igitsina gore babaga bafite uwo mwanya babaga ari bake. Yego babaga ari bake ku buryo rero twe twarahuye nkuko abivuze duhura twagiye gutabara umuvandimwe tugira igitekerezo tujya kubisaba kuri diocese ya Cyangugu barabitwemerera. Yego noneho tugira nabo tureberaho abo twareberagaho dufite ba role models ko tubita. Yego nabo babasore gusa baduteye courage twumva rwose natwe tugomba gutera ikirenge mu cyabo cyane cyane ko iwacu Cyangugu ni n'ubwa mbere byari bibaye. Ubwa mbere byari twaravuga ese abantu b'i Kigali ko twabonye groupe zigizwe n'abasore gusa cyangwa abagabo gusa twebwe nta kuntu twabigerageza hano iwacu. Yego hamwe n'izo situation twari turi mu icyo gihe nuko tugenda duhura kenshi bigenda byikora. Yego nyuma yaho diocese yaje kubiha umugisha. Yego twisanga uko turuku kandi tumeze neza turashikamye. Nyikuriho urabona nta mbogamizi kuba hatarimo abantu nk'abashiki bacu
kubera ko ari status yacu twumva nta mbogamizi dufite Yego. kuko n'ubundi uko mutubona gutya nubwo turi groupe izwi ariko twahuye twese tuzi kuririmba Yego. ariko twahuye dufite n'amakorari katolike yandi yo mu iyo paroisse cathedrale Yego. duturukamo uko tubona gutyo ubu dufite amakorari atandukanye bashiki banyu bashobora kuba babanga baradukunda baradukunda cyane bashiki banyu aya ntago batwanga bari baradukunda bibonamo nk'akantu nyine mwarironze oya Bahereza pe, ntago mwarironze. batwanga Eh. ntago batwanga impamvu batatwanga ya mbere nuko iyo situation Barabashyigikiye. twaciyemo barayumva iyo tuyibasobanuriye Yego. kandi nabo ubwabo bari mu bantu ba mbere badushyigikira yego pe baradushyigikira Ubu ubu bazi muririmbye neza, ibikorwa bakoma turimo Yego. rwose ubu turi mu murwa wa Kigali ubu tuvugana Yego. ariko twavuye Rusizi Yego. harimo benshi cyane baba bagize uruhare rwabo Yego. kandi b'abakobwa kugira ngo tube turahanga baradukunda pe barabakunda Yego. byiza Cyane. cyane Merci. uraza kumuha mikoro kugira ngo mubaze ikibazo Yego, Eh, ikibazo mfite rumva abaririmbyi byanga bikunda hari ibikorwa runaka nk'itsinda muba mukora sibyo Yego. bituma nyine bibahuriza hamwe mukabitsinda rishyitse cyane muhuriye ku mwuga umwe wo kugira gute kuririmba indirimbo muririmba ni izo gushimisha no kuramya Imana sibyo ni ibihe bikorwa byakora ni korali ni groupe ni ibikorwa bya groupe urakoze cyane Keve turi girls turi groupe y'abasore gusa nkuko babibonye yego nkuko twanabigusobanuriye ibikorwa byinshi dukora rero nkuko twavuze intego yacu n'izina biri no mu izina ryacu God Almighty Singers yego turabaririmbyi b'Imana isumba byose ibikorwa rero ntago byajya kure yo kuririmba yego tugenda turirimba indirimbo muri iki gihe hari urebye no muri kiliziya gatolika cyane cyane abashinzwe ibijyanye na liturujia n'imiririmbire hari ikintu bagiye bikoma amakorari cyangwa iki kuririmba indirimbo zigezweho gusa bakibagirwa zimwe ba nyogokuru na ba mama na ba data bagiye bamenya yego kuri iki gihe rero twebwe nka Girls tugerageza kuririmba indirimbo zibutsa abantu ibihe bya kera cyane cyane igihe kiliziya yari ishinze imizi cyane mu Rwanda ntago turirimba indirimbo twiyimbiye cyane uretse ko nazo zirimo ariko tugerageza no kwibutsa abantu za ndirimbo bagiye bakunda mu bihe byashize utabasha gusanga kuri platforms za YouTube kuko nta zari zihari icyo gihe so nka Girls rero icyo ni kimwe mu bikorwa dukora kwibutsa abantu indirimbo cyane cyane za kera abadukurikirana kuri YouTube yacu yitwa Girls n'ubundi God Almighty Singers hagiye hariho indirimbo nk'izo ngizo baze kuyisura barabibona hazanyu mwanditse mvuze ko mukopera nta bwenge buri babwira ndagusobanurira neza ku kijyanye n'umuziki habaho icyo bita umuntu ashobora gukora indirimbo ukayisubiramo ariko wabiherewe uburenganzira na nyirayo bitewe yamaze kubona ko ibyo wakoze ari byiza arakubwira ati vazi go ahead ushaka gukomeza Girls rero ni umuco mwiza dufite hari indirimbo ziba nko mu gitabo cy'umukristo nyinshi zitazigira ba nyirazo dukora ubushakashatsi twamenya nyirayo aho arabara nk'umusaza tukamwegera akaduhereza ubwo burenganzira tukagira icyo tuyikoraho iyo tumubuze nabwo tureba ababishinzwe bakadufasha nta kintu dukora mu buryo budahwitse ntago dukopera rero muzike yanyu murateganya kuzakora izanyu cyangwa muzakomeza muri uwo mujyo nkuko nabivuze nazo zirahari ntago hari nk'iyo twahereyeho ntago twakoze adaptation oya twahimbye yari yacu ariko ibyo tubikorera abakunzi bacu batureba bakatubwira ati mwazadukorera ibi mwagenda mubona mu makomenti indirimbo nk'amaproje dufite imbere nyinshi ni ubusabe bw'abakunzi bacu yego rero ntago dukopera ahubwo dukora ibyo abakunzi bacu bashaka ariko binyuze mu mucyo yego ndacyari kuri wowe muze kwihangana kuko wowe ngufite ibibazo byinshi nditeguye yego uravuze ngo indirimbo zose mu ndirimbo mumaje gusohora ubu ni nka zingaho ugereranyije ushinzwe tekinike ashaka kunyunganira ariko oya bomuretse ubwo ndakimubaza uze kumbwira ariko nkibaza ngo mu ndirimbo zose mwashyize hanze nihe ndirimbo wumva nawe ukavuga ati ni ibihe byose iyi ndirimbo ko ari zose ubwo se ndavuga zose ni nziza ariko hari
je nk'iyo nakunze cyane zose nagiye nzikunda ariko ariyo twaririmbye yabanjije ishize yitwa Misemo guhimbaza uhoraho. Yego. Buriya naje yanyibukije igihe cya kera nayumvaga kera. Yego. Tuyisubiyemo imaze gusohoka numvira ryoshye cyane yaramfashije cyane. Urakoze cyane none wa muntu wa undi nshaka kubaza umubare w'indirimbo ziri. Umubare w'indirimbo ese nuwo mama yake. Yego. Yego. Hariho umubare zingahe indirimbo mumaje gushyira hanze kuva mwatangira muri covid mwe mwaranze kumva leta mwe mwarayisuzwe nta bantu bundi bahuraga muri covid leta mwe mwarayisuzwe ariko mwe murahura indirimbo kuva icyo gihe mwazitangira uyu munsi zimaje kuba zingahe. Ndabaza nkunganire ntabwo twari twarasuzugwe leta twagenderaga ku mabwiriza yari uko abantu bemerewe kuririmba ari batanu batarenze batanu ubwo twabaga twubahisha amabwiriza nicyo nashaka. Indirimbo rero kugeza ubu esheshatu. Yego, esheshatu zimaze kugeraho n'indi igiye gusohoka vuba kuva 2019. Yego, hashize imyaka 7. Imyaka 7 mufite esheshatu muri abanebwe. Dukomeze sibyo ntabwo turi abanebwe ibintu byose n'urugendo. Ibintu byose n'urugendo. Yego. Yego, byasaba kubanza kubitegura. So urahaya mikoro umuntu ukwegereye nawe atwibwire tunamwakire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Sinzayigaya Deogratias. Yego. Nkaba nanjye ndi muririmbyi wa Girls ndirimba ijwi rya Buzz. Birumvikana. Yego, murakoze. Kadushyirireho twumve. Kadushyirire ubwo nundi uririmba Buzz ahita azamuka tugende. It's okay, nta kibazo. Oya ye sinogenda ntashimye. Ubuze ukwakira avuze ngo bose ntabwo ari baba nta wundi uririmba Buzz hano nta muntu wagera hagera. Ega Buzz mama yake. Ushatse kuvuga ko abandi bari hejuru yanjye. Yego bari hejuru yawe asanga ari n'urimo hasi namubonye. Ikibazo cyanjye kiragira kiti muhuriye hamwe muri abasore benshi sibyo kandi abasore buriya byanga bikunda turaderanja cyane muri izo ndirimbo zose zakoze ninde muntu wabagoraga muri studio no kuri tele ubagora mukavuga tuyunguyu abisaba kugira ngo agere kuri tele cyangwa se gukora bisaba ibindi. Urakoze. Umbajije ikibazo gikomeye ariko mbere yuko ngisubiza hari akantu nashaka gutanga gato nk'inyunganizi ku byo mujene yahereyeho. Girls yatangiye muri 2019 niho groupe twayifonze ariko muri 2020 niho yabaye nk'ikora cyane kubera ibihe twari turimo by'icyorezo cyari kiri ku isi hose cya COVID-19. Nako nagiraga ngo munganireho mfite ibikorwa byacu byabaye nk'ibitangira neza muri 2020 kugeza n'ubu ngubu turacyakora nta gusubira inyuma gahunda no kujya imbere. Yego. Ambwira wabananiye. Hanyuma rero mucira ikinyama. Kibazo mbajije kirakomeye ariko nkurikije ibikorwa twagiye dukora umuntu wagiye usa nkaho atugora cyane. Yego. Ariko uburyo bwo kutugora sinzi ubwo ushaka kuvuga ari ubuhe ariko ndavuga nko muri recording inshuro nyinshi umuntu wadukerereje cyane